Abahanga mu bijyanye n'imyambarire bavuga yuko brand iri ku mwenda uruta agaciro umwenda ubwawo. Burya umwenda uhabwa agaciro na brand yawo. Uyu munsi ngiye kukubwira kuri zimwe muri brand z'ibisore kurusha izindi. Iyo nta yindi ni Versace. Wibaza ngo Versace yatangiriye itangizwa nande? Iyi nkuru yose itangira mu 1946 itangijwe n'umwana w'umusore bita Gianni Versace cyangwa se Giviola Maria Versace. Uyu Versace ngiye kukubwira uyu munsi avukira mu muryango w'abana bane: Donatella Versace, Santo Versace na Tina Versace. Gusa ku bw'amahirwe makeya Tina Versace yaje kubavamo azize uburangare bw'abaganga igihe yari kwitabwaho. Mama wa Versace yari umudizayini ukomeye cyane, umukozi w'amakanzu yaragezweho muri iyo myaka mu gihugu cy'Ubutaliyani. Yari umuhanga cyane, byatumaga Versace nawe yumva yabangamiwe, bigatuma amara igihe kinini cy'ubuzima bwiwe cyangwa se cy'ubuto bwe yibereye muri shopu ya nyina cyangwa se muri atelier ya nyina. Ubugimbi bwa Gianni Versace bwaranzwe n'iraha, kurya, gusohoka no kwitemberera. Umusore ntiyakozwaga n'ibijyanye no kwiga, dore ko wiwe yumvaga azibera umunyamideli akamera nka mama wiwe. Iyo bamuhaga amafaranga ya minerval cyangwa se living allowance, byose yabimaraga yigurira ibinyamakuru bya fashion, yiguriramo imyambaro myiza, ndetse akanasohoka akajya mu makonseri akomeye cyane y'abahanzi bari bagezweho muri iyo myaka mu Butaliyani. 1965 ubwo Gianni Versace yari afite imyaka 19, mama wiwe yafunguye iduka hafi atelier yiwe aryita LD Francesca Versace. Yashyizemo umuhungu we ngo ari gutangira kurikoreramo acuruza imyenda mama we yabaga amaze kudoda. Bibera Gianni Versace intangiriro yo gutembera ashakisha ahantu yakura indi myenda azayashyira mu ishopu, binamuhesha connection n'abantu bandi bari kuzaba bakomeye mu hazaza mu isi y'imideli. Iyo Gianni Versace yabavuga avuye kurangura, nyine yatangazwaga n'ubwoko bw'imyenda Gianni Versace yazanaga. Yabaga ari imyenda myiza kandi y'umwihariko, cyane cyane ku myenda y'abari bakiri bato cyane bashaka kugaragaza umubiri wabo. Igihe cyaje kugera Gianni Versace abona ko ari cyo gihe cyo kwagura impano ye y'ubunyamideli, akaba yajya no mu mijyi mikuru cyane, akagera no mu mujyi wa Milan aho byari bikomeye gukora imideli kandi utaramamara. Yafashe urugendo aragenda agerayo, bakora imyenda cyane cyane uburyo bakora amakanzu, kuko muri iyo myaka niyo yaragezweho. Gianni Versace nawe ntiyamutengushye nk'umuntu wari ufite impano, yakomeje kureba ibyo nyina amubwira, ashyiraho n'impano ye maze arazamuka koko amenya ikintu bita umudeli cyari cyo. Muri iyo myaka kandi niho yaje kugenda ahura na kampani imwe yakoraga imideli imugira umwe mu team ishinzwe creative design yayo. Yakozemo neza cyane, baramubwira ati bagiye kumwimura bamujyane mu wundi mujyi gukoreraho. Ayo yari amahirwe meza ya Versace yo kwagura impano ye. Ku myaka 26 gusa Gianni Versace yatangiye kuba umudesigner wa brand meza yaragezweho kuri icyo gihe nka Mario Valentino n'ayandi menshi cyane yarakomeye muri icyo gihe. Nibwo Gianni Versace batangiye bamaze gukorana umutungo mbumbe yabo w'ibintu yasohoraga mu mwaka uva kuri miliyoni 2 kuri miliyoni 6 z'amadolari mu mwaka umwe gusa. Iyi mirimo Versace yakoraga yinjirizaga agatubutse amakampani yakoraga nabo. Nyuma y'imyaka 6 Gianni Versace akorera abantu, ubwo yarasohoyemo collections zigera muri 6 kandi zimwinjiriza amafaranga atari make. Yari yarayizinze yuko cyangwa yatekereje yuko igihe cyaba kigeze ngo nawe abe yakuba umuntu wari we cyangwa se yere ku isi icyo ari cyo. Gianni yagiranyije ibisabwa byose, maze aragenda yigira imira, atangiza inzu yiwe, nawe atangira kwibonanira n'abakiriya imbona nkubone abakorera imyenda y'amakanzu bari bakunze yiwe. Icyo gihe nibwo abantu bose batangiye kumugana, abona ko ibintu byagakwiye kuba byavamo umugati ufatika. Nibwo yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ashinze brand yiwe ku giti. Gianni yaje no guha agaciro bamwe mu muryango wiwe, arabafata bashyira mu myanya ya kampani kuko aribo bakoranye. Yafashe mukuru wiwe cyangwa se umuvandimwe wiwe amugira CEO mukuru wa kampani, aho mushiki wiwe wita Donatella Versace amugira ushinzwe Chief of Creative Design cyangwa ushinzwe ibintu bijyanye no guhanga muri kampani yiwe ya Versace.
kubera yuko gushinga brand y'imyenda atari ibintu byoroshye, Gianni Versace yaje kwifashisha kampani y'abataliyani yari ifite amafaranga imushoramo batangira umushinga. Mushiki wa Versace Donatella yimukiye mu mujyi wa Milan, naho bajya gufungura none inzu y'imideli yindi. Byari byoroheye Versace cyane kuba yakora imyenda yakayoherereza mushiki we nawe wari ukiri mu myaka mikeya za 20 utaramenya ibyo ari byo akayicururizayo. Mushiki we nawe akibona ibyo byose bibaye yafashe umwanzuro wo kwibera fashion designer, nawe atangira gukora imyambaro irakundwa koko, irakundwa kazwa mu mujyi w'Imira. Versace kandi muri iyo myaka yatangiye kwamamara cyane bitewe n'umwihariko w'abagore mu myambaro yabo. Buri kintu cyose cyabaga kigize Versace cyahindukaga zahabu. Yakoraga imyambaro muri buri bwoko bwose bwa materiyeri akabuhinduramo ikintu gikomeye, byatumaga umwambaro we ugira umwihariko ku isoko mpuzamahanga. Imyambaro ya Versace yagumye gukundwa cyane, irakundwa cyane Imira. Batazira imvugo yavugaga ati Armani yambika abamama cyangwa abagore, ariko Versace we yambika abamabuja. Versace yagumye gukora imyenda yiwe ariko yibanda ku mwihariko w'imyenda y'abagore, aho imyenda yiwe yagumyaga yerekana imibiri y'abakobwa bitari bimenyereye muri uyu mwaka. Uko brand ya Versace yagombaga gutera imbere niko byatumye Gianni Versace yatekereje yuko yayigira international akayishyira ku rwego mpuzamahanga. Nibwo yafashe umwanzuro afungura Versace mu gihugu cy'Ubushinwa. Byari ibintu bishya cyane, aho yaragiye guhangana n'abandi ba designer bari barafashe isoko ryabo. Nuko Versace arakomeza araguka, yubaka n'andi mashopu ya Versace mu bindi bihugu biri mu Bwongereza, biri mu United States cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bidahagije gusa yuko Versace yari umuhanga mu kudesigninga imideli, Versace yari afite n'ubuhanga mu kwamamaza cyangwa se mu gukora marketing y'ibicuruzwa byiwe. Versace yari abizi neza yuko ibyamamare biri mu bamwe abantu barebwa cyane, ariyo mpamvu yanyujijemo mu gukorana n'ibyamamare bikomeye mu kubambika imyenda yiwe, kandi aragenda arakundwa, abantu barabyemera. Versace yambikaga barimo Michael Jackson, Elton John, Cher, Princess Diana n'ibindi byamamare byari bikunzwe muri iyo myaka cyane. Akabambika imyenda yiwe bakayiserukana mu birori bitandukanye babaga bitabiriye. Uko imyaka yakomezaga kugenda niko izina rya Versace ryagumyaga gukura, brand yaguka kandi ikomera cyane ku mugabane w'Iburayi. Muri ubwo bushongore n'ubukaka bwa Gianni Versace no kwamamara kwe yagenanaga ibanga nta rindi, yari umutinganyi. Ibyo byose family cyangwa se umuryango we warabigize ibanga kugira ngo birinde kampani kuba yabura abakiriya bamwe na bamwe bitewe n'imyemerere yiwe cyangwa se imibereho y'ubuzima bwa Gianni Versace. Mu mwaka w'1992 Gianni n'umukunzi we Antonio baguze inzu ya mansion mu mujyi wa Miami, bajya kwiturirayo hafi y'amazi, barya ubuzima, batembera kandi bajya mu night club. Ibyo byose nubwo babikoraga bagatembera mu night club. Ahagana mu mwaka w'1993 nibwo Gianni yagiye kwa muganga, baramupima basanga arwaye indwara ya kanseri. Indwara yamuteye ubwoba, bitari ibyo gusa kandi atarashira n'inkumu ya kanseri, basanga arwaye sida cyangwa se HIV positive. Ibyo byose byamuteye ubwoba, yumva yuko bimurangiriyeho kandi agiye gupfa. Nibwo yafashe umwanya yicara mu ntebe yiwe mu rugo yandika igitabo cy'ubuhamya. Gusa nubwo yakoraga ibyo byose ntiyarazi ko urumutegereje atari urupfu rw'indwara, ahubwo azicwa. Aho bamurasiye abaturage bahashize indabyo, barangije bahagira urwibutso rwa Versace. Mu rupfu rwo kumushyingura abantu ibihumbi n'ibihumbi abakomeye baje batendinga ukuntu bamuherekeza bose. Mu gitondo ubwo Gianni yaravuye mu rugo rwiwe rwiza cyane i Miami, aragendagura agakwawa, anyura ku kinyamakuru arafata ngo ajye gusoma nk'umunyabwenge wese cyangwa umuntu ujijutse. Yahuye n'umusore amutunga imbunda ayimwerekezaho, akurura amasa. Gusa nyuma y'iminsi 8 Gianni Versace amaze kwicwa, Angel Canina umwicanyi wamwishe yaje gusangwa yapfuye mu nzu yiwe.
ngo yafashe umwanzuro wo kwirasa nyuma yo kumva yuko yabonye ibyo yakoze amaze kurangiza icyamamare rurangiriranwa Gianni Versace kandi ntacyo amuhoye. Umusore wamurashe Andrew Cunanan yari umwicanyi kabuhariwe uwo bita serial killer wahigwaga na FBI ahantu hose baramushakishije baramubuze. Nyuma y'urupfu rwa Versace amafaranga kampani yasigaye ifite umutungo mbumbe wa miliyoni zirenga 600 y'amadolari. Ayo ni amafaranga menshi kuri bamwe twumva nk'ingozi. Versace yari yasize avuze yuko 20% rero by'umugabane wiwe bazabihereza Donatella Versace mushiki wiwe, naho mukuru wiwe wundi cyangwa se umuvandimwe wiwe nawe bakatwara 30% by'umutungo mbumbe w'amafaranga yose. Icyari gitangaje cyane nuko 50% bisigaye yari yarabigeneye umwana wiwe w'umwishywa we. Ibaze nawe kugenera umwishywa wa amafaranga ngana gutyo, yari ukiri umwana ukiri mutonya. Byari bitangaje kubona yafasha ayo mafaranga yose. Impamvu nuko Gianni Versace yamukundaga, yamufataga nk'umwana we, yamwitagaho kandi yamuhaga buri kimwe cyose. Igihe Gianni Versace yapfiriye yari afite imyaka 11 gusa. Mu bihumbi 2000 Donatella Versace mushiki wa Gianni Versace yadizayiningiye ikanzu J.Lo cyangwa se Jennifer Lopez. Ni ikanzu nziza cyane y'icyatsi ndende yari ikoze mu buryo butangaje, ayisohokana mu birori yaragiyemo. Iyo kanzu yaragiye arikoroza hanze hose, abantu bose bareba ikanzu yiwe barayisacinga cyane kuri Google. Abantu barayisacinga koko, byatumye Google itekereza kuba yazana igitekerezo gishyashya. Byatewe nuko Google yari ifite aho gusacinga amagambo gusa ariko nta mafoto. Nyuma y'igitekerezo cyo gusacingwa cyane kw'ikanzu yari yakozwe na Donatella Versace, bagize igitekerezo cyo guhimba Google Images. Nguko igitekerezo cyo guhimba Google Images ukuntu cyaje gitewe na Donatella Versace. Bashyizemo umubare mwinshi w'amafoto, abantu bakajya basacinga. Mu gihe ukanze ikintu cy'amagambo bakaguha n'amafoto ariyo Google Images. Twese twamenye dusacinga tukareba amafoto y'ikintu uko kimeze. Donatella Versace yaje kubatwa n'ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru. Iyo byose byaterwaga n'amagambo abantu bagendaga bavuga yuko atazashobora kuyobora Versace nk'uko Gianni Versace yayikoraga. Versace izahita imunanira mu masegonda ayiha abantu, ariko we akaguma yimana Versace. Mu bihumbi 2014 niho kampani yicaye ibona ko ikeneye izindi mbaraga ziturutse hanze, niho kugenda ivugana n'abandi baherwe barafite amafaranga, bashyiramo amafaranga muri Versace. Iyo nta yindi ni kampani yitwa Blackstone Company yari ije gushyiramo amafaranga ngo ikomerezeho kuri brand ya kampani ya Versace. Bayigurishije 20% by'imigabane yose ya Versace, maze nayo ishyiramo, bashyiraho na CEO wundi mushyashya yitwa Jonathan. Bazamura brand bayivana kuri za miliyoni yari isigayeho yaratangiye guhomba, bayigeza kuri biliyoni 2.2, bivuze ngo ni miliyari 2,200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngayo amavuna amavuko ya Versace, uko yazamutse, uko yamanutse, uko yongeye gusubira kwibendera byanyu. Niba wakunze iki kiganiro, kora like, comment na share. Ngumye mbagezeho ibindi biganiro byiza. Ciao ciao.